nakuriye muri Ecole de Dimanche imyaka 8 narindi muri korali y'abana. Noneho icyo gihe ni muri za 90. Noneho mama aravuga ati ngiye kujya gusenga, ndavuga nti mama nanjye turajyana. Arambwira ati hoya winkurikira iswa atakwica. Ndavuga nti rwose mbabarira turajyana. Ndangije naragenda mukurikira. Papa arangije aradukurikira ngo acunge nimba tugiye mu Gaturika cyangwa tugiye mu Panikote. Twageze ahantu ku muhanda kugira ngo uzamuke ujya mu Panikote, hari harunze amabuye muri ako kayira kajyaga mu Panikote, hari harunze ibibuye byinshi. Arangije tuzamukaho n'umuhoro, afata umuhoro awutemesha mu mabuye. Aravuga ngo uko ndi gutemesha uyu muhoro muri ano mabuye niko muri buze nk'abagenza. Twaragiye dufite ubwoba bwinshi cyane, twari tutarahabwa umwuka wera. Turagenda tugeze ku rusengero, turasenga nk'uko bisanzwe, turasenga ariko dusengana ubwoba. Mama arangije amateraniro arangiye abwira bagenzi be b'ababyeyi, arababwira ati mu nsengere noneho iki. Akambwira ati mwana wanjye nari ndimo gusenga, Imana irangije irambwira ngo nubwo ukubitwa abana baye bazaba abakozi banjye. Nababwiye ko tuvukana turi abana 9, abahungu 7 n'abakobwa 2. Noneho igihe kimwe nabwo ntazibagirwa, ni igihe mama yagiye gusenga. Avuyeyo nabwo icyo gihe papa aramukubita cyane. Icyo gihe papa aramufasha aramuniga. Ndangije numva agahinda karanyishe, ndavuga nti Yesu uri hehe ngo uzutabare mama, uri hehe ngo uzumutabare, kubona none wapfuye. Icyo gihe yarakubiswe, mbona ageze kuri etape ya nyuma, ageze ku rugero rwo gupfa. Mamagara Yesu, ni Yesu uri hehe ngo uzutabare mama. Noneho mama ubwo hari ninjoro bararyama, bigejeje mu rukerera papa aramubwira ngo Rozari, mama yitwa Rosaria, papa akitwa Shumbusho. Rozari, nimba ari ngiye uguhemukira Imana ingaragaze, nawe nimba ari wowe umpemukira Imana ikugaragaze. Abapagani rero hari igihe ibyo bakora ahanini baba bazi ko bari mu kuri, ariko mu by'ukuri ntuzakerezwe n'umupagani, ntazagukereze. Noneho ubwo ngubwo papa arangije aramubwira ngo nimba ari nge nguhemukira Imana ingaragaze, nawe nimba ari wowe umpemukira Imana ikugaragaze. Ikintu yamuzizaga ngo ni Yesu wo mu Panikote. Arangije amubwiye gutyo, amubwiye iryo jambo, papa bwarakeye hari abagabo bakundaga kugendana, baza kumutwara. Baje kumutwara baragenda bajya mu ntara, bakundaga kujya mu ntara kuzana ibintu. Ubwo barajyana muri urwo rukerera, yamubwiye iryo jambo. Nagira ngo mbabwire ngo buryo uzajye wirinda kuvuga ikintu, buryo Imana irumva. Ijambo ryose tuvuze, ijambo ryose uvuze buryo Imana iraryumva kandi irarimenya. Imana irareba kandi Imana yacu irumva. Ubwo barajyana nk'uko bisanzwe. Bamaze kujyana n'abo bagabo bagendanaga, bigeje nka 5 z'amanywa tugiye twumva umwana aje yiruka ngo mama ari we nimutabare papa arapfuye, nimubanguke mwiruka papa arapfuye. Nari najyanye na mama mu Masaka. Turangije twahise dutaha twirukanka. Tugeze mu rugo dusanga babagabo bagendanye bamutwaye mu maboko. Babwira mama ngo fata matera uyikure mu cyumba uyishyire muri saro kugira ngo abantu baza kumureba babone aho bamubona. Tutise bigenze bite? Barangije baratubwira ngo natwe ntago tuzi uko bigenze, dushidutse tubona bimeze gutya yituye hasi. Iyo ngeze aho ngaho nibuka ririya jambo, kiriya gihe Imana Yesu ahamagara Sawuli akamubwira ngo Sawuli undenganyiriza iki? Uwo mwanya Yesu agahita muteza ubuhumyi agahuma. Ya kamera murabona umubyeyi mwiza ushima Imana. Imana yanyujije ahakomeye kugira ngo azavuge ibikomeye. Bivuga ngo Imana numwe mu bo yahamagaye muri iki gihe bari kuyikorera umurimo neza. Rero reka abasuhuze mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Nitwa Mariana Nyirakamana, ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu. Ndashimira Imana yuko yampaye agakiza. Uyu mubyeyi bamwe muramuzi, turagira ngo uwo ari we wese
rwose ufashwe kuko hari impamvu Imana itunyuza ahantu hakomeye kugira ngo tuzabashe kuvuga imbere yayo, tuzabona ibyo tubwira abantu bameze nkatwe. Vuga ngo rero afite byinshi ari buvuge, kandi nawe ntujye kure, mbega biri bukugaruremo imbaraga, bigatuma unizera Imana, bigatuma wongererwa igihe. Kandi ikindi, turasuhuza abari muri diaspora zose zitandukanye, bari muri Amerika, bari mu Bufaransa, mbega impande zose, turabasuhuje mu izina rya Yesu Nyirakamana. Ubwo rero ugiye gukomeza ubwira aba bantu icyo Imana ashyize ku mutima wawe, urabanza usenge kugira ngo Imana iyobore. Mwami wacu Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, turagushimye kandi turaguhimbaje igitondo nk'iki. Ndagushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe, ndagushimira kugira neza kwawe no kurinda kwawe kwiza. Ndagushimye ko wampaye agakiza, ndagushimye Yesu wagize neza, icyubahiro n'ikibi cyawe. Gushimiye yuko wampamagaye, warakoze, izina ryawe nirishyirwe hejuru kandi izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero ngiye kuvuga izina ryawe, Mwami Yesu, ndifuza yuko ubana nanjye, ndifuza yuko unshyigikira, nyemerera cyane mu izina rya Yesu. Umuntu wese ubasha kumva ijambo ryawe, ubasha kumva ubu buhamya, reka hindurwe nabwo mu izina rya Yesu, kandi ubu buhamya bukomeze benshi mu izina rya Yesu Kristo, kuko nzi neza yuko uri Imana ishobora byose, kuko nzi neza yuko uri Imana isumba byose. Nubane natwe, nudufashe, utwongerera imbaraga, ubane natwe Kristo. Ntaba ari twe tugaragara, hagaragare wowe, ntaba ari twe tuboneka, haboneke wowe. Reka umwuka wera w'Imana abane natwe kandi adushyigikire muri byose, urengere ubwoko bwawe. Kandi nukuri unyemerere cyane umuntu wese ubasha kumva abashe gukomera, abashe gukomezwa n'ubu buhamya, kandi abashe guhindurwa n'ijambo ryawe, kuko uri Imana ishobora byose, kuko uri Imana isumba byose. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, nshuti z'umusaraba, nk'uko nari maze kubibabwira nivuga izina, nitwa Mariana Nyirakamana. Ndi umubyeyi ufite abana 5 n'umutware mwiza nkunda. Mfite umutware nkunda cyane, mfite abana 5 n'umutware. Iwacu ni mu karere ka Kamonyi, mu ntara y'Amajyepfo. Rero nifuje kubaha ubuhamya bwanjye. Tuvuka mu rugo turi abana 9, abakobwa 2 n'abahungu 7. Muri uko kuvukana rero turi abana 9, twavutse mu rugo ruhabanye cyane. Papa ashaka Yesu mu Gaturika, mama nawe ati ndashaka Yesu mu Bapanikote. Noneho rero tuvuka muri urwo rugo ruhabanye gutyo. Navutse mbona iwacu barwana cyane, papa kubita mama ariko amuziza izina rya Yesu. Mama ndabyibuka ko yajyaga gusenga, yaza papa akamukubita cyane. Noneho iyo twabaga turimo dusengera mu rugo, twumvaga inkoni yatugezeho, papa akavuga ngo mumvanire Yesu mu nzu, nta Yesu nshaka mu nzu yanjye. Twarangiza ijoro ryose tukarara twiruka. Ndabyibuka ko twajyaga no mu rutoki twajya gusengerayo, tukumva yaje yomboka, tukumva aradukubise n'inkoni ngo nta Yesu nshaka. Nababwiye ko nta Yesu nshaka mu nzu yanjye, ndetse nta na Yesu nshaka mu mirima yanjye. Iryo joro ryose tukarara twiruka. Bwacya mu gitondo yakongera kuturebesha amaso akabara dukubise. Twakuze muri ubwo buryo dukubitwa, papa tuziza Yesu avuga ati ngewe sinshaka Yesu mu Bapanikote. Na mama nawe ati hoya, abana banje bagomba kuba Bapanikote. Papa ati hoya, bagomba kuba Abanyagaturika. Mbese dukurira mu buzima bumeze gutyo, ariko Imana iraturinda. Njya nibuka igihe kimwe ubwo mama yavugaga ati ngewe, ubundi twajyaga tujya gusengera, mama yajyaga ajya gusengera mu Bapanikote yihishe. Noneho igihe kimwe aza kuza kuvuga ati ngewe uyu munsi najyaga ngenda nisha, ariko uyu munsi ngiye kugenda ku mugaragaro. Mama arangije aravuga ati ndagiye. Ndavuga nti mama reka tujyane, nakijijwe ndi umwana mutoya,
w'imyaka 8 nakuriye muri Ecole de Dimanche, imyaka 8 nari ndi muri korali y'abana. Noneho icyo gihe ni muri za 90. Noneho mama aravuga ati ngiye kujya gusenga, ndavuga nti mama nanjye turajyana. Arambwira ati hoya winkurikira iswa atakwica. Ndavuga nti rwose mbabarira turajyana. Ndangije naragenda mukurikira. Papa arangije aradukurikira ngo acunge nimba tugiye mu Gaturika cyangwa tugiye mu Panikote. Twageze ahantu ku muhanda kugira ngo uzamuke kujya mu Panikote, hari harunze amabuye muri ako kayira kajyaga mu Panikote, hari harunze ibibuye byinshi. Arangije tuzamukaho n'umuhoro, afata umuhoro awutemesha mu mabuye. Aravuga ngo uko ndi gutemesha uyu muhoro muri ano mabuye niko muri buze nk'abagenza. Twaragiye dufite ubwoba bwinshi cyane, twari tutarahabwa umwuka wera. Turagenda tugeze ku rusengero, turasenga nk'uko bisanzwe, turasenga ariko dusengana ubwoba. Mama arangije amateraniro arangiye abwira bagenzi be b'ababyeyi, arababwira ati mu nsengere noneho yambwiye yuko uyu munsi ari bunyice. Mama baramusengera, ababyeyi baramusengera, baramubwira bati komera humura niko bigenda, nakwica uzira Yesu ntacyo bitwaye. Mama ati rwose aranyica, ndumva afite ubwoba bwo kugera mu rugo. Mama arangije baramusengera, bamusabira imbaraga z'Imana. Turangije turamanuka. Tugeze mu rugo, papa yaramfashe, twasanze yatwiteguye ahagaze mu marembo. Arangije akimbona aramfata, arankubita hafi yo gupfa, arankubita. Navuga ni Yesu we, akavuga ngo umva arimo aravuga cya kizina nanga ngo nakubwiye yuko utagomba kuvuga muri icyo kizina. Ndanje ndavuga nese mvuge Satani, ngo yego niho yahubwo Yesu we, navuga Yesu we. Akanerura akantura hasi kuri sima, akanerura akantura hasi kuri sima hafi yo gupfa. Nibwo namwikuye, maze kumwikura ndirukanka. Mu cyaro rero iyo abantu barwanaga muri icyo gihe muri za 90, wabonaga abantu bahagaze haruguru y'inzu bari kurebera mu ntanzi z'urugo, nta muntu wakizaga, ahubwo abasekaga, abimyozaga, ariko nta watinyukaga gukiza. Muri iyo myaka abantu bararwanaga cyane. Noneho ubwo sinzi uburyo namwikuye ndiruka, ngeze ahantu mu Masaka mba nituye hasi kuko yamfatiranye ntararye. Noneho amaze kumfata yaranjyanye ajya kunkingirana mu cyumba. Ankingiranye mu cyumba arambwira ati niwongera kuvuga Yesu, afata icuma aravuga ati niwongera kuvuga Yesu uku niko nzakugenza, nzagutera icumu. Arangije aramfungirana, amfungiranye aragenda ajya kwirukankana mama. Mama arangije yirukansa agasozi k'agacuri, yirukanka avuga ngo Yesu we, Yesu ntabara, Yesu dutabare, turazira izina ryawe, Yesu ntabara, ndimo ndazira izina ryawe. Mama yirukanka agasozi k'agacuri, yaratwite. Arangije nawe kuko yamufatiranye atararya, yitura hasi yubitse inda. Papa aramukubita, yanda yaratwite ivamo kubw'izina rya Yesu. Ndashimira Yesu yuko ari umwami mwiza, ni umwami w'amahoro. Nubwo ibyo byose byatubayeho ntago twigeze twihakana Yesu. Mama arangije aho ngaho yarahavuye, aravuga ati mwami ngiye kujya hano mu Mukoki, ntago ndi buhave atari wowe unkuyemo, narindimo nzira izina ryawe. Ubwo ngewe ya papa yari yankingiranye mu cyumba, ntago nari nzi biri kubera hanze. Nawe nyine ubwo abaturanyi baramubwiraga bati Mariane yapfuye, yamwishe. Ubwo aho yankingiraniye aho mu cyumba, sinzi biri kubera hanze, sinzi uko mama bimeze, numvaga gusa ibintu by'urusaku n'induru, ntazi uko bimeze. Mama aragenda aryama mu Mukoki, arangije aravuga ati Mana ntago ahantu ndi buhave utahankuye. Arangije araharyama, bigeje nimugoroba mu saa 12 bamushatse bamubuze, baramushaka baramubura. Aryamamo kubera na wa mubabaro n'agahinda n'iki, asinziriramo. Hari musaza wanjye nakurikiraga, yari agahungu kakiri gatoya, kari gafite nk'imyaka nka 15. Karangije karagenda gasanga mama aho yari ari mu Mukoki, karamubwira ngo ngo mama ngo igihe twagushakiye none wari uryamye hano. Karamubyutsa karamubwira ngo byuka humura nzakurwanirira. Mu by'ukuri rero
nagira ngo mbabwire ngo mama ntago yigeze yumva yuko ari ijwi ry'umwana we w'umuhungu, ahubwo yahise yumva yuko ari Yesu umubwiye yuko azamurwanirira. Yesu nashimwe. Nagira ngo mbabwire ngo Yesu ararwana kandi akanesha. Uwo yarwaniriye aratinyuka, atinyuka intambara. Uwo Yesu yarwaniriye atinyuka urugamba. Mama yumva yuko ari Yesu uvuze yuko azamurwanirira, nibwo yahagurukaga rero ahita amuzamura mukura muri uwo mukoki. Baza mu rugo, ariko bazana papa nawe yagize ubwoba. Nanjye bansanga mu cyumba aho bari bankingiraniye, nkikubita amaso mama nahise ndira. Mbonye uburyo ameze nahise ndira amarira menshi, mbonye uburyo yabaye, nanjye mbonye uko nabaye, numva sinzi ahantu amarira aturutse. Nahise ndira amarira menshi. Ndangije nahise mbwira mama nti mama, Yesu ntituzamuveho, nubwo dukubiswe tuzira izina rye, ariko ntituzamuveho. Twakomeje kujya duhura n'intambara nk'izo. Papa aragumya, ntago yigeze ahwema kudukubita. Aragumye, ntago yigeze yita ko inda mama yavuyemo. Ubw'inda ya mama yavuyemo bukeye ninjye twari turi kumwe. Mama yarapfuye, iyo nda ndabyibuka ko yari imwishe. Ndashimira Yesu yuko mama atapfuye muri icyo gihe. Ndabishimira Yesu kuko muri icyo gihe mu by'ukuri nkurikije uburyo iyo nda ye yari imeze, uburyo yarapfuye, aba yarapfuye. Ariko burya iyo Imana yavuze ku muntu nta gupfa. Iyo Yesu hari ijambo yavuganye nawe nta gupfa, ntago yabasha kukureka. Ni Yesu ufite ijambo rizima, kandi niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu wese yaremye. Ubwo turagumya duhura n'intambara zo gukubitwa. Ndabyibuka ko igihe kimwe najyanye narindi kumwe na mukuru wanjye bitaga Domitira. Ubwo iyo twavaga muri repetition, papa yaratwirukankanaga tukirirwa tuzerera mu mingoti. Papa yirirwa duhiga nk'abantu bakoze ibyaha. Rimwe tukurira ibiti bya avoka, papa kaza akadusanga, tubona yakurira waje kudukura mu biti bya avoka, tugahita dutaruka. Mbese ndashimira Yesu waturinze muri icyo gihe turi abana, na n'ubu tukaba tugihamya izina rya Yesu. Ubwo igihe kimwe na mama yaradufashe, nge na mukuru wanjye atubwira ngo nimuze tujye gusenga. Mama yakundaga gusenga cyane, kandi natwe turabikunda pe, dukurira muri ibyo bihe byo gusenga. Mama aratubwira ati nimuze tujye mu Masaka, tujye gusenga Imana, tujye kwinginga Imana. Njyana na mukuru wanjye tujya gusenga Imana na mama turi kumwe. Noneho aho ngaho nari maze kugira imyaka 12, niho naherewe umwuka wera. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana cyane. Maze kugira imyaka 12 nibwo Imana yambatije mu mwuka wera. Ntangira kumva nshize amanga, ntangira kumva noneho nahamiriza papa nkamuhamiriza. Ntangira kumva noneho n'ibiryo najya mbisengera, kuko ibintu byose twajyaga tubisengera twihishe. Ariko maze guhabwa umwuka wera numva nshize amanga. Noneho inkoni tugeze aho ngaho dusa nkaho tuzimenyereye, umuntu asa nkaho azimenyereye. Noneho hari ahantu mama yajyaga ajya gusengera bitaga mu Karumba, akagenda akahicara akahasengera, akihisha ahantu mu gahura akahasengera. Icyo gihe papa yabaga yarayamukubise. Mama yarakubiswa azira Yesu ku buryo ingingo ze zose zazagaho imibyimbyi y'inkoni. Noneho ari aho hantu ari gusenga, yakundaga kujyaho cyane azindutse, nanjye nkamugenda inyuma, nakundaga kumugenda inyuma. Arangije yaririmbaga iriya ndirimbo ivuga ngo waba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu, ngo nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Yagera kuri cya gitero cya gatatu kivuga ngo mwami ujye undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubaho iteka. Akavuga ngo have wabwoba we, nimunyihorere namaramaje pe kujya mu ijuru. Nkabona mama arize amarira menshi. Yarangiza akaza nkamubaza nise mama, ko nabona guri kurira urimo wigira gutya, warubaye iki? Uko yarariraga wajya kubona ukabona abaye nk'uzuye umwuka wera. Nese warubaye iki? Akambwira ati mwana wanjye, nari ndimo gusenga Imana irangije irambwira ngo nubwo ukubitwa abana baye bazaba abakozi banjye. Nababwiye ko tuvukana turi abana 9, abahungu 7 n'abakobwa 2. Noneho igihe kimwe
nabwo ntazibagirwa, ni igihe mama yagiye gusenga, avuyeyo nabwo icyo gihe papa aramukubita cyane. Icyo gihe papa aramufasha aramuniga, ndangije numva agahinda karanyishe, ndavuga nti Yesu uri hehe ngo uzutabare mama, uri hehe ngo uzumutabare, kubona none wapfuye. Icyo gihe yarakubiswe, mbona ageze kuri etape ya nyuma, ageze ku rugero rwo gupfa. Mamagara Yesu, ni Yesu uri hehe ngo uzutabare mama. Noneho mama, ubwo hari ninjoro bararyama, bigejeje mu rukerera papa aramubwira ngo Rozari, mama yitwa Rozariya, papa akitwa Shumbusho. Rozari, nimba ari njye uguhemukira, Imana ingaragaze, nawe nimba ari wowe umpemukira, Imana ikugaragaze. Abapagani rero hari igihe ibyo bakora ahanini baba bazi ko bari mu kuri, ariko mu by'ukuri ntuzakerezwe n'umupagani, ntazagukereze. Noneho ubwo ngubwo papa arangije aramubwira ngo nimba ari njye nguhemukira, Imana ingaragaze, nawe nimba ari wowe umpemukira, Imana ikugaragaze. Ikintu yamuzizaga ngo ni Yesu wo mu Bapanikote. Arangije amubwiye gutyo, amubwiye iryo jambo, papa bwarakeye, hari abagabo bakundaga kugendana, baza kumutwara. Baje kumutwara baragenda bajya mu ntara, bakundaga kujya mu ntara kuzana ibintu. Ubwo barajyana muri urwo rukerera, yamubwiye iryo jambo. Nagira ngo mbabwire ngo buryo uzajye wirinda kuvuga ikintu, buryo Imana irumva ijambo ryose tuvuze, ijambo ryose uvuze buryo Imana iraryumva kandi irarimenya. Imana irareba kandi Imana yacu irumva. Ubwo barajyana nk'uko bisanzwe. Bamaze kujyana n'abo bagabo bagendanaga, bigeje nka 5 z'amanywa tugiye twumva umwana aje yiruka ngo mama ari we, nimutabare papa arapfuye, nimubanguke mwiruka papa arapfuye. Nari najyanye na mama mu Masaka, turangije twahise dutaha twirukanka. Tugeze mu rugo dusanga babagabo bagendanye bamutwaye mu maboko. Babwira mama ngo fata matera uyikure mu cyumba uyishyire muri saro kugira ngo abantu baza kumureba babone aho bamubona. Tutise bigenze bite? Barangije baratubwira ngo natwe ntago tuzi uko bigenze, dushidutse tubona bimeze gutya yituye hasi. Iyo ngeze aho ngaho nibuka ririya jambo, kiriya gihe Imana Yesu ahamagara Sawuli akamubwira ngo Sawuli undenganyiriza iki? Uwo mwanya Yesu agahita amuteza ubuhumyi agahuma. Papa rero nawe ni muri ubwo buryo yafashwe, nangwa na Sawuli yarumvaga nubwo atarebaga ariko yarumvaga. Papa we ntiyumvaga, ntiyakomaga, nta kintu na kimwe yumvaga, ntiyakomaga. Ubwo bamuryamisha aho ngaho, abagabo bari bamuzanye barigendera. Noneho rero rya jambo yivugiye ngo nimba ari njye nguhemukira, Imana ingaragaze, nawe nimba ari wowe umpemukira, Imana ikugaragaze. Bamuryamishije aho ngaho barigendera. Bigejeje nko mu 5 z'ijoro twumva avuze ijwi rirenga ngo yewe Domitira, mukuru wanjye yitwa Domitira, nabibabwiye, nimuze muhamagare Yesu, nimuze musenge. Noneho wa muntu watubuzaga kuvugira Yesu mu nzu ye, igihe kirageze noneho hashatse Yesu. Erega twese dukeneye Yesu, nshuti z'umusaraba, umuntu wese akeneye Yesu. Nagira ngo mbabwire ngo ni Yesu ukenewe. Nimuze munsengere, nimuze muhamagare Yesu. Dore abazungu bo mu Bapenikote bandi hejuru n'amacumu, bari kumbwira ngo baranyica, none nimuhamagare Yesu kugira ngo abazungu batanyica. Yesu ashimwe. Twahamagaye Yesu, turagenda turamusengera, duhamagara Yesu, turamusengera. Arangije aratubwira ati rero ubu ngubu nagira ngo mbabwire yuko nanjye numva Yesu yaje muri njyewe, kubera najyaga mbakubita mbabuza kuvuga Yesu, ariko nkurikije aba bazungu nabonye Yesu yohereje, ndumva rwose, ndumva ntazongera kubakubita mbaziza Yesu. Nagira ngo mbabwire nshuti z'umusaraba, mu ijuru hari ingabo zirwanirira abera. Kuva abo bazungu baza kuturwanirira, nta muntu wongeye gukubitwa. Bwarakeye aratubwira ati rero njye mundekere ku nzoga yanjye n'itabi ryanjye, ariko uhereye none ntago nzongera kubakubita. Njyewe mundekere ngumye n'inywera inzoga, ariko ntago nzongera kubakubita mbaziza Yesu. Ubwo abajya muri petisiyo mujyemo, abasenga musenge, nta muntu nzongera gukubita.
turangije Imana iturwanira muri ubwo buryo, iraturwanirira, ntabwo twongeye gukubitwa tuzira Yesu. Papa yarakomeje arakomeza akora ibyaha. Nagira ngo mbabwire ngo burya urugo rukennye Yesu, nubona urugo rukennye Yesu uzamenye ko nta kintu rufite, nta kintu ruba rufite. Burya Yesu niwe buzima bwacu, niwe mahoro yacu. Urugo rwacu nubwo rwari rumeze nkaho ari rwiza, ariko rwari rukennye Yesu, ndabyibuka ko twabwirirwaga tukaburara, ndabyibuka ko twize nabi. Iyo ngeze kuri icyo gihe cyo kwiga mba numva bimbabaje cyane, birambabaza, nkumva ngize igitsikamutima cyane gikomeye, kuko twize nabi cyane. Twigaga twabwiriwe, twaburaye, bugacya tukajya ku ishuri, twiga nabi cyane. Burya urugo rukennye Yesu, umuntu ukennye Yesu navuga ngo nta n'ubwenge aba afite. Hano nasomye ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ni ukuri ndabihamya ko kubaha Uwiteka aribwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Iyo ukennye Yesu burya ubukennye, ushobora kugira ibintu byinshi, ariko udafite Yesu ntihagire ikintu bikumarira. Noneho rero ubwo twiga nabi, ndabyibuka ko nge narinze ubwenge, ariko kubera urugo rwacu rwari rukennye Yesu, papa ntiyibwirize kuba yatugurira amakayi. Icyo gihe nize twigira ku rubaho, ariko tugera mu gihe dukenera amakayi n'impapuro mu bizame. Ndabyibuka ko hari igihe nabuze urupapuro rwo gukoreraho ikizame, njya muri tuwarete z'abarimu, ndangije nkuramo urupapuro. Ndabyibuka ko icyo gihe nagiye ndikurira amarira menshi, ndi kuvuga nti Imana wangiriye neza. Ntoragura urupapuro muri tuwarete z'abarimu, ndubarizwaho, ariko ntaragera mu ishuri, nkiri mu nzira ndi kujya mu ishuri, nibwo ijwi ryansanze rirambwira ngo, bitewe n'amarira menshi n'agahinda kenshi nari mfite, ijwi rirambwira, nari nkiri umwana urumva mu wa 4 primaire, ijwi rirambwira ngo humura uzaba umukozi wanjye. Aleluya, humura uzaba umukozi wanjye. Nubwo bimeze gutyo, nubwo ubabaye, icyo gihe niyumviye ijwi kandi nkiri umwana, nubwo bimeze gutyo uzaba umukozi wanjye. Twiga nabi, ariko Imana irangije itugirira neza, iraturera. Noneho nababwiye ko uko mama yasengaga, Imana yamubwiraga ngo humura abana bawe bazaba abakozi banjye. Twari utwana dukurikirana uko turi 9 twese, nta warushagaho undi umwaka, yabaga ari umwaka, amezi 9, mbese twagiye tuvuka turi utuntu dukurikirana, kugeza ubwo babwiraga mama ngo nge ndi nkawe nafata akana kamwe, najya mfata akana kamwe nkagata mu mukoki, akandi nkagata muri tuwarete. Ariko Imana ikabwira mama ngo humura abana bawe bazaba abakozi banjye. Nagira ngo mbabwire rero ngo uko tuvukana turi abana 9, twese twarakijijwe, uretse umuhungu umwe w'imfura niwe wananiranye, ariko uko tuvukana twese turi abana 9, ubwo abana 8 twese Imana yatugiriye neza. Twese tuba abakozi b'Imana, tuba abayobozi babandi, mbese ubu tumaze gusengerwa ku budiyakoni, turi abana 7. Ubwo rero murabyumva ko kandi ntago basengera umuntu ku budiyakoni utari inyangamugayo. Ubwo rero ndashimira Imana yuko itagireba nk'uko abantu bareba, ntabwo Imana ireba nk'uko abantu bareba. Kandi amen, nagira ngo mbabwire ngo burya Yesu iyo yageze mu rugo, ukemerera Yesu akaba mu rugo rwawe, ageramo wese, akagera no mu bana bawe. Uko tuvukana twese nk'uko bavugaga gutyo ngo nge nafata akana kamwe hagata mu mukoki, Imana mama yayegera ikamubwira ngo humura abana bawe n'abanyamugisha kandi nzabagirira neza. Twese kuko twari twarakiriye Yesu, Imana twese yaduhaye agakiza, kandi turangije dukoresha ubukwe. Twese twagiye dukoresha ubukwe bukurikirana, umwe avaho undi ajyaho, dukoresha ubukwe. Nta n'umwe wishingiye uretse uwo muhungu umwe w'imfura. Undi muhererezi nawe twaramushyingiye, ejo bundi yakoresheje mariage, ejo bundi kwa 6 w'icyashize nawe yakoresheje mariage, kandi rwose tugenda dushyingirwa neza, twubahishije Imana, nta n'umwe ukojeje Imana isoni. Uko twavukanaga tungana gutyo turi abana 9, nubwo twavutse muri urwo rugo rumeze gutyo, kubera mama yari yarakiriye Yesu, nta n'umwe mu bana bacu wigeze yavuga ati reka nkubagane,
murabizi ko abahungu bangana gutyo kugira ngo bazabeho bakure bakizwe ntihagire n'umwe ukora ibyaha by'ubusambanyi ngo abe yasiga umwana mu rugo cyangwa se abakobwa. Rwose pe ndashimira Yesu waturinze twese akaturera akadukuza tugakura neza kandi tugakura turi abakozi b'Imana. Nagiriye ubuntu rero bwo kugumya gukurira muri icyo gihe cy'agakiza, ngirirwa ubuntu bwo gukurira mu bihe byo gusenga. Ndabyibuka ko ngize imyaka 19 ngiye nakundaga gusenga cyane nyiri umukobwa. Iminsi nabaga mu rugo yabaga ari nk'iminsi 2, indi minsi yose nabaga nagiye gusenga. Iyo nabaga ndi mu murima ndi guhinga, nubwo nari nkiri umwana, narahingaga byageza nko mu masayi nkavuga nti reka ngende, bakagira ngo ngiye nkando wenda gukemura nk'ikibazo, nkagenda nkapfukama nk'ahantu mu ishyamba nkabwira Imana nti Imana ngirira neza, nyambika imbaraga, nyuzuza umwuka wera, nkumva ndashaka Imana, nkumva ndashaka Imana. Kandi nagira ngo mbabwire ngo buryo iyo ushaka Yesu uramubona. Hari ijambo rivuga ngo abanshakana umwete, abamushakana umwete Yesu nibo bazamubona. Iyo ushaka na Yesu umwete uramubona. Ngize muri iyo myaka 18, 19 niho natangiye kujya ndambagizwa, ariko Imana ikambwira ngo humura nzakugirira neza, humura ntago nzagusondeka, nzakugirira neza. Burya usenga Imana umwuka wera arakuyobora. Ubwo rero ndabyibuka yuko nasenze Imana nkabwira Imana nti Imana ndakwinginze, nakundaga umurimo w'uburirimbyi, nari umunyamasengesho nkunda no kuririmba. Nari narabwiye Imana nti Imana ntuzampe umugabo uzambuza kuririmba, uzambuza kujya muri repetisiyo, ntuzampe umugabo uzambuza gusenga. Natangiye kubisengera nkiri mutoya, nkumva nabwira Imana bitewe n'uburyo nakundaga gusenga no kuririmba. Nari narabwiye Imana nti Imana aho kugira ngo uzampe umugabo aze ambuze kuririmba cyangwa se ambuze gusenga, wamwihorera. Cyane ko nari narakuranye ibikomere by'iwacu mu rugo, mbona uburyo urugo rw'iwacu rwari rwubatse nabi, uburyo papa yajyaga kubita mama, nkumva ko nanjye ahari urugo rwanjye, urugo nakubaka rwamera gutyo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo burya Yesu ajya avumura. Haleluya! Yesu twize ajya avumura, ajya avumura ibintu bivumye akabivumura, ajya abohora ibintu biboshye. Ntago narinzi ko nakubaka urugo ngo rube ruzima bitewe n'ibikomere nakuranye, ariko iyo wakiriye Yesu ajya abasha kukuvumura akagukuraho imivumo ya karande. Ubwo ndangije rero nibwo ngize imyaka 19, nibwo twari dufite groupe twasengeragamo. Twajyaga duturuka Igitarama n'amaguru tukaza ahantu bita Jangwani mu buvumo bwabaga ari mu Kigali nyine muri za Karama. Tukava n'amaguru tukaza kuhakorera amasengesho y'iminsi 3. Noneho rero umugabo mfite niho namukuye muri ubwo buvumo bwa Jangwani, namukuye muri ubwo buvumo. Imana rero ingirira neza kuko nkuko nayisabaga nyinginga, ibasha kumpa umugabo pe utambuza repetisiyo, utambuza gukorera Imana, ahubwo iteka ryose ababimpata. Ndanamushimira cyane, Imana imumera umugisha aho ari hose, imumera umugisha kuko iteka ryose ambwira ati ntuzagira ikintu na kimwe cyakubuza gukora umurimo w'Imana, ntuzagira ikintu na kimwe cyakurekesha gukora umurimo w'Imana. Ubwo rero iyo ngeze aho ngaho njya nibuka muri ibyo bihe byacu bya kera, muri ubwo bubyutse bwa 90, bwa 1994 njya nibuka hari ububyutse bukomeye. Iyo twashakaga kubaka urusengero, ubwo ngarutse inyuma gato kugira ngo aka kantu nako nkababwire. Iyo twashaka kubaka urusengero twarengaga imisozi 3, paseri yaragendaga akajya gupatana ibisheke ahantu mu nkuka. Noneho abakristo bose twahuraga mu masaa 11 za mu gitondo, tukamanuka dukoma kagoma. Twamanukaga hari ububyutse bukomeye, urukundo rwariho kuri icyo gihe, njya ndushaka kuri iki gihe nkarubura. Hari urukundo, hari ububyutse. Noneho tukamanuka dukoma kagoma, twamanukaga umusozi wa mbere. Ndabyibuka twakundaga kuririmba ikorasi yavugaga ngo ururembo rwo mu ijuru abera bazarubamo, nta mubabaro nta gahinda nta gusuhuza umutima. Tukamanuka umusozi ntagire umenya ko twawurangije, tukazamuka undi. Mu kuzamuka nabwo uwateraga agahita ahereza undi, nawe agatera, tukazamuka tukamanuka undi. Aribwo twinjiraga mu nkuka, tukinjiramo turi mu mwuka.
abagabo bagatema ibisheke, abadamu bakabitunda, tukabitunda turi mu mwuka. Abagabo bagatema ibisheke baririmba, abadamu tukabitunda tukabigeza ku muhanda, twese turi mu mwuka dukundanye. Noneho twataha twageraga mu rugo nko mu masaa 12:30, abadamu bakarara bakubitwa, abana bakarara bakubitwa. Nagira ngo mbibutse ku rukundo rwa kera. Noneho iyo twumvaga ngo hari umubyeyi waraye akubitwa azira Yesu, itimi imwe yaravuga itereka tuzajye kumuhingira. Twajya kumuhingira wa mugabo we ku cyumweru akaza gukizwa. Kuko nanjye nari mfite abantu nyoboye, iyo numvaga ngo hari abana bakubiswe twakoze umurimo w'Imana, najyaga mfata itimi imwe nkayibwira nti muze tuzajye guhingira Chantal, tukagenda tukamuhingira. Twamuhingira za nkoni yaraye akubitwa, iwabo bakavuga bati koko aba bantu ni abantu b'Imana, bigatuma ku cyumweru iwabo baza gukizwa. Nubwo bubyutse nge nakirijwemo, mbona abakristo bafite urukundo rukomeye. Ndabyibuka ko iyo twasengaga amasengesho y'iminsi 3, twasengaga Imana, twarangiza gusenga noneho ukabwira mugenzi wawe utisha utigwino tujyane hari ibijumba n'ibishyimbo, mukagenda mukabirya byaraye, mukanywa n'igikoma. Ndabyuka ko twanywaga igikoma cy'imyumbati kitagira n'isukari, ukagiha mugenzi wawe, nutinye kumuha ibijumba n'ibishyimbo, ukabimuha n'icyo gikoma. Mwarangiza mwagera mu nzira mwahoberana mukuzura umwuka wera. Ariko muri iyi minsi inshuti z'umusaraba, ubona urukundo rwa benshi rwarakonje, kandi Yesu ashaka yuko tugira urukundo nk'urwa mbere. Nkurira muri ibyo bihe rero by'ububyutse, nkurira muri ibyo bihe by'ububyutse, mbona abantu bakundana, mbona abantu babana n'Imana bakundanye buzuye umwuka wera. Ndangije rero ngaruke kuri ako gahe k'uwo mutware wanjye nababwiye nakuye mu buvumo bwa Karama. Imana irambwira ngo ngiye kugukorera igitangaza. Nari ndi gusengana na groupe twasengaga turi abantu 6. Irambwira ngo ngiye kugukorera igitangaza. Ndavuga nese Mana ni ikiye gitangaza? Irambwira ngo ngiye kugukorera igitangaza kandi cyihuse. Imarira no jambo ryanditse mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 9 rivuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Mu by'ukuri najyaga nza muri uno mujyi wa Kigali nkajya Kiruhura, isoko rya Kiruhura ryari rihari, nkahagura imiguru 4 y'inkweto ya 200. Umuguru umwe waguraga 50, nkagura imiguru 4. Noneho kuko nakundaga kuririmbira Imana, ku wa gatandatu nkawambara muri repetition, ku cyumweru nkawujyana twaririmbira Imana, abantu bagafashwa. Nakundaga kuririmbira Imana no kwantona no kubyina, twaririmba nabyina, tarimwe igacika, tarimwe yacika, nkataha nambaye urukweto rumwe rufite taro urundi rutayifite. Bakanseka abana twaririmbanaga, bakanseka abakobwa twaririmbanaga bakanseka, mbese banyitaga nkurikira nkwase. Namwe murabyumva inkweto za senkana uko zabaga zimeze, urumva. Ubwo ndangije tarimwe ikavaho, nkagenda nkamanuka nambaye indi bakanseka. Ku wa gatandatu nkafata undi muguru wa 2, nabwo bikagenda gutyo. Mbese nabayeho muri ubwo buzima bubi kandi bugoye. Nagira ngo mbabwire ngo iyo najyaga muri repetition cyase ku cyumweru, iyo nabaga ntafite amavuta nisigaga ibisheke, ariko nkagenda nkakora umurimo w'Imana. Naba ngize nk'amahirwe nkabona amamesa, akaba ariyo nisiga, ariko nkagenda nkajya mu murimo w'Imana, naririmbira Imana abantu bagakizwa. Ntihagira umenya yuko nisiza amamesa. Gufura twagiraga wambaraga umwenda umwe ku wa gatandatu muri repetition, wagera mu rugo, nagera mu rugo nkawufura, namara kufura ku cyumweru nkawusubizayo. Nabwo nta sabune twagiraga, umwenda nawufurishaga ibipapayi. Nkafata umwenda nambaye ku wa gatandatu muri repetition, nkavuguta ibipapayi burya bigira isabune. Ntago nabasha kwibabwira ngo mubyumve, ariko burya bivamo isabune pe. Narabivugutaga mu mazi nkabona bivuye mu isabune, nkafata wa mwenda nkawushyiramo nkawuvuguta cyane muri ibyo bizi by'ibipapayi. Narangiza bwacya mu gitondo nkawambara nkajya mu murimo w'Imana. Ariko nagira ngo mbabwire ngo bene data, he kugira ikintu na kimwe cyatuma udakora umurimo w'Imana.
ubona muri iyi minsi, muri ibi bihe tugezemo, ni ibihe bigoye cyane. Ubona abantu benshi, ukabona nk'umudamu abuze nk'amavuta yo kwisiga, wenda arafite amavuta y'amazi, ukabona arashize akavuga ati ngiye sinakwisiga gikotori ngo njye muri korari, sinakwisiga gikotori ngo njye mu murimo w'Imana. Mu by'ukuri nagira ngo mbabwire ngo twe twisigaga amamesa, cyangwa se waba wabuze amamesa, muza amavuta y'ingurube. Amavuta y'ingurube naho narayisize, yaranukaga cyane. Warangiza kubera uburyo ukunze Imana, aleluya, no kubera uburyo ukunze umurimo wayo, ukavuga uti reka nyisige, nindangiza ndenzeho akagwa ingwa iyi ngiyi bandikisha ku rubaho. Nisigaga ayo mavuta, narangiza nkasigaho ingwa, urumva, kandi nkagenda nkakora umurimo w'Imana, abantu bagafashwa, abantu bagakizwa. Ntihagire n'umuntu umenya yuko nisiza ayo mavuta y'ingurube cyangwa se ayo mamesa. Imana ibana nanjye, igumya kubana nanjye, irakomeza ibana nanjye, irambwira ngo nzakugirira neza. Nibwo yampaga iryo jambo ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Iyo wanze ubugome, amen, iyo wanze ubugome, iyo ukiranutse ukanga ubugome, Imana ikurutisha bagenzi bawe. Imana inkorera ubukwe nari ntaragera mu myaka mikuru, nari maze kugira imyaka 21, nibwo Imana yankoreye ubukwe bwanjye bugenda neza. Nagize ubukwe bwiza rwose, ubukwe bw'umuntu wubashye Imana, kandi Imana mu mutware mwiza, nishimiye, ndamukunda, n'Imana irabizi. Ndetse no mu isi mbona nta n'undi muntu basa, kuko ndamukunda cyane, ni umugabo mwiza pe, mwiza. Imana yangire neza, ntago yansondetse. Ubwo rero tumaze gukoresha ubukwe, nibwo twageze aho yari yarubatse, ni ahantu bita Igishyeshyi. Kugira ngo uve iwacu ugerayo, hari nk'amasaha 2 n'igice. Njyewe rero ubwo twakoresheje ubukwe muri cyagiye muri 2003, essence yari yarabuze, wabonaga imodoka zitonze umurongo kugira ngo izajye kugerwaho, byari bigoye. Noneho rero Imana yari yarambwiye ngo mu bukwe bwawe hazaba harimo imodoka 3. Ariko nge nkurikije uburyo nabanaga n'Imana, nkurikije uburyo nabonaga nirindi ibyaha, nkurikije uburyo nabonaga nasengaga, numvaga imodoka zikaza mu gace k'iwacu zikaba nyinshi cyane pe. Ariko ndangije ciduka, haje imodoka imwe yonyine, haje akavatiri kamwe konyine. Ariko njye ubwaho ndi mu rugo baje gusaba no gukwa, nkaba nzi neza ko nkurikije uburyo nakoreye Imana n'uburyo nabanye n'Imana, imodoka zizaza zikuzura rwose iwacu mu karere k'iwacu, zikuzura. Numvaga imihanda yose izaba yuzuye imodoka, nkurikije uburyo nabanye n'Imana. Ariko mu by'ukuri Yesu yaravuze ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ubwo barasaba, barakwa, bararangiza. Ariko nge nkabaza abantu, nese imodoka zabonye aho zikwirwa, nese imodoka ubu ni koko abantu babonye aho baziparika? Kuko numvaga ko pe ubukwe bwanjye bugomba kubamo imodoka nyinshi. Ndangije ubwo turangije gusaba no gukwa, nibwo twagiye gusezerana aho ngaho ku mudugudu w'iwacu, akamodoka kakiri kamwe, abafiye bagenda n'amaguru. Ariko nagira mbabwire ngo burya Imana ikora ku munota wa nyuma. Ubwo turangije gusezerana, tumaze no kwifotoza, nk'uko Imana yari yarambwiye ngo mu bukwe bwawe hazabonekamo imodoka 3, nagiye kubona mbona imodoka zije zikurikirana. Ndimo nibaza uburyo abafiye bagiye kugenda n'amaguru, ababyeyi bagiye kugenda n'amaguru, amasaha 2 n'igice. Ndangije nibwo nahise mbona haje imodoka 2 ziza zikurikirana ziruka. Ndangije ngiye kubona mbona abafiye babonye aho bagenda, ababyeyi babonye aho bagenda, nk'uko Imana yari yambwiye ngo hazabonekamo imodoka 3. Noneho rero ubwo tumaze gukora ubukwe, nibwo twagiye nyine turagenda tujyaho umutware wanjye yubatse. Tugezeyo ubukwe bugenda neza, reception igenda neza. Ubwo hashize nk'amezi 2 nibwo Imana yambwiye ngo ndashaka kujya kunkorera umurimo mu mujyi wa Kigali.
mbwira Imana ntese Mana umurimo ushaka ko njya gukora mu mujyi wa Kigali ni uwuhe. Mburanye Imana ndayibwira nti Imana ntabwo ababyeyi bazabyemera, kwa mabukwe bazabimenya gute? Nabivuga Imana ikambwira ngo nabyemeye nta wabyanga, njye nabyemeye nta wabyanga. Ngumya kuyiburanya ikantuma abahanuzi, ikantuma abakozi jya kunkorera umurimo mu mujyi wa Kigali, nshaka kujya kunkorera umurimo mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero mu by'ukuri nashidutse mbona twageze mu mujyi wa Kigali. Twageze mu mujyi wa Kigali, ubwo tukihagera twashyikiye hariya kuri paruwase ya Muhima. Ubwo niho ndimo nkora umurimo w'Imana, umurimo w'Imana ndimo ndawukora pe. Kandi ubwo turangije, ubwo tukigera muri uyu mujyi, ibintu umutware yacuruzaga ko yakoreraga mu mujyi, ibintu yacuruzaga byose bahita babyiba. Duhita tubaho mu buzima bugoye, duhita tubaho mu buzima bukomeye cyane, dutangira kugira inzara tukigera mu mujyi. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, isezerano riragerageza. Tugira inzara, tukagira inzara ku buryo twavugaga tuti reka tuve hano, nkamubwira nti basi mbabara tujye gusura inshuti zawe. Tukajyayo ninjoro ahantu abantu babaga barabanye bakiri abasore bashatse bakamererwa neza. Ndavuga nti reka tujye kubasura. Noneho ubwo muri uko kubasura twagendaga tugira ngo basi ninjoro turye. Yesu ashimwe. Ngira ngo ninjoro turye. Ubwo tukagenda tukajya kubasura, akaba aho tugiye byageza saa 4 ibiryo byahiye banze kubizana. Tukavuga tuti reka tubasabire umugisha ngo ni mudusabire. Tukasenga twarangiza tukagenda. Ejo nanone bikaba uko nguko, nkambwira ntujye kwa barunaka, tukagenda byageza mu masaa 4 saa 4 nizo twagurukagayo. Akambwira ati dutaye nkamunosha nimbabarira inzara iranyishe nani mfite indikiri ntoya, akadaka kiri gato rero buryo gira inzara hafi yo kuvamo. Nimbabarira tubanze turye mbabarira. Hakabaho aho babiduhaye, hakabaho n'ahandi tugiye ntibabiduhe. Tubaho muri ubwo buzima, ariko Imana ikambwira ngo humura nzakugirira neza mwana wanjye, humura nzagutabara, humura nzakurengera, humura nzakugirira neza. Noneho dukomeza kugira ubwo buzima bw'inzara bukomeye. Noneho ndabyibuka ko Imana ku munota wa nyuma yaje kutugirira neza. Hari umuhungu wari inshuti yaza kuza kumubwira ati Alphonse, mugabo wanjye yitwa Alphonse, waje nkakwereka icyo dukora. Icyo gihe mu by'ukuri yari yarashakishije akazi yarakabuze. Iyi Imana yafunze burya nta ufungura. Iyi Imana yafunze naho waba umeze gute, nta muntu ujya afungura urugi Imana yafunze. Ariko nanone iyo yafunguye nta ubasha gufunga, iyo yagufunguriye nta ubasha gufunga. None ubwo uwo muhungu bakoranaga aravuga ati Alphonse, waje nkakwereka icyo dukora. Arangije nimba aramuhaye ngo 1000, baragenda bajya mu isoko ku Muhima hari barangura utwenda twa 800 ngo adukoresha kuri 200. Ubwo nge sinzi byabaye, nibereye mu rugo n'inzara yanjye. Ubwo barangije bajya mu mujyi ducurujije, nimba yarakuyemo 2 aza yirukanka araza aranyereka. Ayanyeretse ndavuga nti Imana ishimwe, yaje aseka nk'ubonye miliyoni. Nanjye yanyeretse ndavuga nti Imana ishimwe iradutabaye, Imana ishimwe iraturengeye, Imana ishimwe itugiriye neza. Ubwo turangije arambwira, ngira umugabo w'inyangamugayo cyane, aravuga ati rero ngereka njye kwishyura wa muntu wangurije, noneho wowe fata yangaya 200. Ubwo nyina ayo 200 ni ubunyobwa bwa 30, ni ubugari bwa senkani, mbese n'utuntu nk'utwo, ni inyanya za 20 icyo gihe byabagaho muri za 2003. Ubwo nyine mpaha gutyo nawe aragenda ajya gukora, ajya nyine gucuruza nanone utwo twenda. Tubaho mu buzima bugoye, ariko nagira ngo mbabwire bene data, dufite Imana itabara. Amen. Dufite Imana itabara, dufite Imana ikura umuntu ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Dukomeza guhura n'ubwo kuba muri ubwo buzima. Noneho mbyara umwana wa mbere, naramubyaye, nagiye kubyara nta n'igiceri cy'icumi kiri mu rugo.
noneho maze kumubyara tuvuye kwa muganga tukigera mu nzu twari yamazemo amezi 3 baba badusohoye mu nzu twakirwa n'umusaza. Uwo musaza nawe yari amaze gupfusha umugore we yabaga mu kazu k'icyumba na saro, aratubwira ngo nimufate matera yanjye muyikure mu cyumba muyishyire muri saro, none iyo matera yanyu muyishyire mu cyumba kugira ngo umwana atazicwa n'imbeho. Nagira ngo mbabwire inshuti z'umusaraba tujye tugira urukundo. Uwo musaza mu by'ukuri ntago nzamwibagirwa. Matera ye tuyikura mu cyumba tuyishyira muri saro, iyacu tuyishyira mu cyumba. Aho ngaho Imana yahavuganiye nanjye ibintu byinshi. Ndabyibuka ko yambwiraga ngo ngiye kukugirira neza, ngiye kukurengera, ngiye kugutabara, ngiye kuguha butike, ngiye kukurengera, ngiye kuguzarya uhage, nubwo ubona ushonje ariko uzarya uhage. None ubwo ngubwo umutware yararangije akajya ajya mu mujyi acuruza bwa twenda nyine, nibwo yaje kugira amafaranga menshi. Tuza kugira amafaranga, niba kubwira ngo Imana itangirira kuri 0 ni kuri 0, kuko urumva n'icyo gihumbi yatangije ntago cyari iki, ariko Imana iyo yakinguye ntawe ukinga. Tugira amafaranga menshi pe, turayagira, tugira amafaranga ubu tuyajyana kuri banke agera mu bihumbi birenga 300. Nibwo ryasezerano rya butike ryasohoraga. Ubwo njya ahantu guhahira, nakundaga guhahira umuntu waho arambwira ati mama Fiyete, umwana wanjye mukuru yitwa Fiyete, wakwiguriye aha hantu ko numva ngiye gucuruza namaze kubihaga. Arangije mubwira amafaranga mfite, turabarana, arangije abarahampaye. Aho hantu hatubera umugisha ukomeye. Turacuruza tugera mu rwego rwo kwaka amafaranga muri banke, tugera mu rwego tugura inzu, tugera mu rwego rwo kugira umuzamu. Tugira umuzamu pe, icyo gihe ndabyibuka ko hari igihe twatsa amafaranga kuri banke. Noneho turarangura ibintu, turacuruza pe, turacuruza. Noneho igihe kimwe aza kuza kujya mu kazi ari mu gitondo, arangije arampamagara ati sheri, bya bintu byose babyibye. Noneho narindi mu rugo, urumva yaramanutse njya nsize ndyamye, arambwira ati bya bintu byose babyibye. Ndibaza nti Mana bigenze bite, biragenda gute? Namanutse nirukanka. Ndangije ngeze mu kazi, nasanze abantu bo muri ako gace aho twakoreraga bahagose, masanga polisi, masanga iki. Barangije ndebye nsanga ibintu byose babitwaye koko, ariko ikintu basizemo ni ikintu cyitwa umunyu. Umufuka wari ucyuzuye, ariko ibindi byose barabitwaye. Sinzi impamvu batiba umunyu niwo bari basizemo wonyine. Banke rero iratubwira ngo muratwishyura, mugomba kutwishyura. Ndangije ndavuga nese turabishyura iki kuko nta mafaranga dufite, turabishyura iki? Ubwo turangije banki ikagiza buri munsi, twahise dusubira mu buzima bubi, ubuzima bukomeye cyane, ubuzima bugoye. Banki iravuga iti muratwishyura byanze bikunze, ni rwose nta mafaranga dufite. Turangije ibintu byose twari dufite turabigurisha, ariko amafaranga ya banki aragumya aba banke. Noneho ndabyibuka ko ku munota wa nyuma nagiye gusenga, ko nabonaga bikomeye. Ikintu umutware yarambazaga ngo ariko si Imana iri kuvuga ngo iki? Nkamubwira irimo irambwira yuko izatugirira neza, irimo irambwira yuko itazadukoza isoni. Ndangije ubwo ngubwo nkamubwira ni rwose yambwiye yuko itazadukoza isoni. Ubwo namubwira gutya akavuga turabona azadukoze, bagiye kudutereza. None ubwo ngubwo uri kumbwira ngo ntizadukoza isoni kandi ubona azadukoza, ibyo n'ibiki uri kumbwira? Ku munota wa nyuma nagiye gusengera ahantu mu ishyamba, ngenda ndi njyenyine mu ishyamba ry'ishari. Ndagenda nyipfukama, ngumya kuzerera, naboneye ibintu byinshi mu ishyamba ntavugira aha ngaha. Ariko ngeze ahantu hamwe mpapfukamye muri iryo shyamba, nagira ngo mbabwire ngo Imana igire uruzerero rw'umuntu. Imana ibona uburyo nazerereye, ndimo nyishaka, nazerereye ndi kuyingingana Imana, watwishyuriye, wakoze imirimo n'ibitangaza, watwishyuriye. Imana irangije nyipfukama ahantu hamwe muri iryo shyamba aho nari ngeze, numva mbona abagabo babiri, umwe ari iburyo bwanjye undi ari ibumoso. Uw'iburyo abaza uw'ibumoso ngo ibyo uyu mudamu yavuze wabyumvishe? Nabonaga uw'iburyo ari kumutunga urutoki, ibyo uyu mudamu yavuze wabyumvishe? Uw'ibumoso aramubwira ngo ntago nabyumvishe. Uw'iburyo ahita amubwira ngo nubwo utabyumvishe Imana yo yamwumviye.
Yesu nashimwe. Nkimara kumva yuko Imana yanyumviye, nahise manuka hari kuwa gatatu, ndagenda njya muri repetisiyo. Ndangije ngeze muri repetisiyo, bigejeje nko mu masaa moya n'igice numva telefone iramamagaye. Telefone iramamagara, umuntu aramamagara avuga cyane ati mama Fiyete uri hehe, mama Fiyete uri hehe? Ndamubwira ndi muri repetisiyo. Arambwira ngo banguka iwawe, hari abantu benshi bagushaka. Ndavuga ntese Mana ni bande, kuko abo ni bande banshaka? Ndavuga ntubwo umwana arahiye cyangwa umutwara imodoka iramugonze. Numvaga narakiriye ibintu by'imibabaro. Hari igihe umuntu abaho mu buzima bukomeye bugoye akumva yakiriye ibintu by'umubabaro. Noneho ubwo ngubwo ngeze mu rugo, nahise manuka niruka, ngeze mu rugo nsanga ba bagabo ba banke bicaye kuri fondasiyo z'abaturanyi. Barambwira ngo twabivuze mu kagari, twabivuze mu mudugudu, twabivuze mu baturanyi yuko mugomba gusohoka muri iyi nzu mukayivamo mukagenda, twamaze kubivuga ahantu hose. Barambwira icyo gihe barinjiye, bakinjira mu nzu basanze hari ameza ateretseho igikoma, ibikombe by'ibikoma. Kumbi abana barababonye bagira ubwoba bariruka, ibikombe babirekera aho ngaho ku meza. Ndangije ubwo ngubwo nyine bagumya kumbaza amagambo menshi. Barambwira ngo ejo mugomba gusohoka muri iyi nzu mukayivamo nta kintu na kimwe mukuyemo, twamaze kubona umuntu uzaza kugura ino nzu, azayigura niturangiza dukuremo amafaranga yacu, mwebwe namwe tuba hasigaye, ariko ejo mugomba gusohoka muri ino nzu. Ndababwira ni rwose nta mafaranga dufite, dore n'abana barariye igikoma cyonyine. None ubwo ngubwo barangije baravuga bati mugomba kuyisohokamo rero mukagenda. Ubwo baragiye, barangije bahagarara ahantu haruguru y'inzu, barahasiganira. Sinzi ibyo basiganagamo. Ndangije ubwo barahagumya barasiganira. Mu kanya gato umutwara ahita bamanukaho. Abamanutseho baramubwira ngo Alphonse uvuye? Arababwira ati nyine mvuye gushakisha. Ati zana amafaranga ubonye. Akuramo icyabiri, agiye ayabahereje, umwe agiye kuyafata. Hari umugabo munini cyane Imana yari yashyizemo umutima w'imbabazi. Ahita amubwira ati rata genda uyahe umugore ajye guhahira abana, dore abana barariye igikoma cyonyine. Amen. Ntugashakire Imana inzira, Imana ifite inzira icamo. Uwo mugabo niwe wari umuyobozi wabo. Aravuga ati abana barariye igikoma cyonyine, rata wiyamuha, genda uyahe umudamu wawe ahahira abana. Yaraje arayampa. Arangije asubira mu rugo, asubira aho bari. Arangije gusubira aho bari baramubwira ngo rero wowe genda usubireyo, ejo wowe saa sita n'umugore wawe muzabe mutugezeho kuri banki. Nagira ngo mbabwire ngo inshuti z'umusaraba, imbaraga z'amasengesho zirakora. Niba kubwira ngo imbaraga z'amasengesho zirakora, hariho imbaraga z'amasengesho. Iryo joro twaraye dusenga Imana, twaraye twinginga Imana, tubwira Imana tuti Imana turengere, Imana tugirire neza, Imana dufashe, Imana dutabare. Byagejeje saa sita tujya kuri banki. Tugeze kuri banki, umuyobozi wa banki, twasangiranze abantu benshi cyane. Umuyobozi wa banki ahita avuga ati rero reka twakire umushyitsi. Ubwo umushyitsi yari ngewe. Barangije barampagurutsa, ndahaguruka. Umuyobozi aravuga ati reka n'umugabo wahaguruke. Abarahagurutse. Arangije arababwira ngo rero banyamuryango mwese, murabizi ibyo kwa Alphonse bahuye nabyo, muzi ko bacuruzaga bakabiba. Ubungubu mwese uko muri hano mugiye gutanga amafaranga tubishyurire, kandi umuntu wese uri butanga ayo mafaranga ayatanga azi ko batazayabishyura kuko ntaho bafite bayakura. Yesu nashimwe. Yesu ni umugabo ndamukunda, ni umwami mwiza, ni umwami w'amahoro. Ni Imana ireba mu mutima, ikareba agahinda ko mu mutima, kandi ikareba amarira umuntu afite yo mu mutima. Ubwo ahita avuga ati mugiye gutanga amafaranga tubishyure, kandi umuntu wese uri buyatanga bazi ko ntaho bazayakura, ntaho bafite bayakura. Baritanga, afata urupapuro yabwiye umwanditsi, aramubwira ati bacemo. Abacamo bose bariyandika, uvuze amafaranga, uvuze 30, uvuze 40, bariyandika ku murongo, bariyandika. Amafaranga yabo amaze kuzura,
yasubiye inyuma arababwira ati kandi ikindi tugiye kongera twitange tugure ibyo kurya by'abana kuko mu rugo nta byo kurya bihari. Yesu nashimwe. Ndashimira Yesu rero yuko ajya areba akamenya yuko umwenda ugomba kwishyurwa, akamenya yuko n'ikibazo cy'inzara kigomba gukemuka. Ubwo bwarakeye nk'uko bari baje mu rugo, ngiye kubona mbona nk'uko aba bagabo bari baje mbona bazanye n'abakarani. Umukarani yikoreye umufuka w'umuceri, undi yikoreye umufuka w'amakara, bafite n'amamvirope mu ntoki, baraza babyinjiza mu rugo. Barangije baravuga ngo mama Fiyete utubabarire, umuntu wese waba arakubwiye nabi umubabarire rwose, utubabarire. Twe twari twaratanze n'icyangombwa cya original. Barangije baratubwira bati kandi ejo azaze gutwara icyangombwa cy'inzu yanyu. Ndashimira Yesu rero watugiriye neza. Mu by'ukuri twagumye kubana na Yesu, agumya kubana natwe muri ubwo buzima bwose, abana natwe. Ndamushimira yuko yanyishyurira iryo deni rya banki. Nagira ngo mbabwire inshuti z'umusaraba, ushobora kuba uri mideni rya banki ariko iringire Yesu. Mu by'ukuri ushobora kuba uri mu mwenda ukomeye cyane, ariko nagira ngo mbwire ngo nta kintu kinanira Yesu, nta kintu kinanira Imana. Twasenze Imana, tubona Imana itugiriye neza, itwishyurira banki birarangiye, irangije iranatugaburira, inzara birashize. Ukuva Imana yatugirira neza muri icyo gihe, na n'ubu ngubu nabonye Imana ikomeje umugambi wayo wo kutugirira neza. Imana yacu ni Imana ishobora byose, kandi ni Imana ivuga bikaba, ndetse Imana yacu yitegetse birakomera. Imana ishimwe. Twagumye kubana n'Imana, kandi rwose pe ndi kubona n'umurimo w'Imana turimo tuwukora nta kintu bidutwaye. Gukorera Uwiteka bigira umumaro, gukorera Uwiteka ni byiza. Ndumva nakwifuriza umuntu wese kugumya kubaha Imana, kugumya kubahisha Imana, kugumya gukorera Imana, ko gukorera Imana bigira umumaro. Hari ijambo ryanditse hano muri Yesaya ibice 26 umurongo waho wa 3, ravuga ngo ugushikamishije umutima, Imana ishimwe, ugushikamishije umutima uzamurinda abamahoro masa kuko akwiringiye. Mureke imitima yacu tuyishikamishe kuri Yesu, kuko umushikamishije umutima aramurinda akaba amahoro masa. Yesu arakurinda ukaba amahoro masa kuko wamwiringiye. Mureke dukomeze twiringire Imana, kuko Imana yacu ishobora ibidashoboka kandi ikabasha ibitabashika. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha.